dufite ikibazo mu nzu y'Imana cy'imyuka y'abarangi igiye kumara abantu. Abarangi bisha abantu bene data kubera ko bafite amaso barareba banasoma Bibiliya nicyo gihe niko kaza kwirabona ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Rero nawe wasarura umusaruzi ukaba urimo urahura n'izi ntambara ukubitwa hirya no hino kuko nturi gukora icyo Imana gushakaho. Ahubwo wowe urimo urayibureminga, urimo uracira urubanza, amana waranyanze warantaye ibi n'ibi bigeragezo. Ese urimo urakora icyo Imana gusaba? Zaburi ya mbere. Umwami wacu Yesu ashimwe, itorero ry'Imana turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tubifuriza amahoro y'Imana ko bukeye nuko bwije. Turabakunda murabizi. Uyu munsi tugarutse imbere yanyu, imbere ya kamera za Zaburi ya mbere TV, tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Ubaye utameze neza ndakwifuriza kumera neza. Ijambo ry'Imana nkuko nkunda kubivuga riravuga ngo ahari ukurira umuntu yarera nyinjoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndifuza ko impundu zivuga mu buzima bwawe, ndakwifuriza ko impundu zivuga mu rugo rwawe, ndakwifuriza ko impundu zivuga mu bitameze neza byose bimere neza mu izina rya Yesu. Amahoro Imana itanga arinde urugo rwawe, arinde ubugingo bwawe, arinde imibereho yawe ya buri munsi mu izina rya Yesu. Nimba aho uherereye ari mu gitondo, umunsi ukubere mwiza, nimba ari nimugoroba ijoro rikubere ryiza. Nujya kuryama uryame wiziguye, urote neza, urote ibyubaka ubwami bw'Imana. Imigambi ya Satani yose ibirwe mu izina rya Yesu mu buzima bwawe. Reka uyu munsi nkwinginge ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana. Tugiye kubana n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana Yesu ashimwe cyane. Tuguhaye ikaze nanone kuri Zaburi ya mbere TV. Ntabwo ari ubwa mbere tukwakiriye, ariko wenda birashoboka ko hari umuntu utakwibuka, utibuka amazina yawe, cyangwa se ukubonye ari ubwa mbere wakwibwira abantu ukabasuhuza. Murakoze. Umuntu ufunguye icana ari ubwa mbere, amazina ndetse ni kora dusenge Masasu. Masasu umusore ariko utari ku isoko. Ndi ku isoko. Ku isoko ndacyategereje icyo Umwami Imana yavuze. Ako kantu bagasobanura ubwo. Hari igihe iyo utari ku isoko nyine hari umuntu abona ikibwiriza akishimira agashaka ko mukominika birenze wenda iby'ijambo ry'Imana. Rero ubwo nge ndi booked narabukenzwe. Ujya mu rukundo ubwo nicyo ushatse kuvuga cyane none. Wowe urukundo warastopinze. Hari icyo Imana yambwiye nicyo negereje. Urumva ntago nava mu isezerano nta mpamvu. Rero ndategereje. Amen. Hanyuma mu murimo w'Imana, umwuka w'Imana aratubwira iki munsi? Mu murimo w'Imana rero tugiye kuvuga ko tukwiye kuba maso kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Rero ngiye kuvugana n'abasaruzi, ubwo nabavuga butumwa abakozi b'Imana. Uyu munsi ntago ndi kuvugira abapagani. Oya, ni umuntu witse isano ry'Imana cyangwa ufite umuhamagaro w'Imana atari kuwukoresha. Nje kumwankoraje cyangwa kumutera imbaraga ngo akore. Kuko igihe dufite ni iki? Iki nicyo gihe cyo gukora umurimo. Igihe cyo gukorera Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo mukore hakiri ku manywa dore bugiye kwira. Ni Yohana 9:4 niko Yesu yavuze ngo gukora umurimo w'abantu hakiri ku manywa. Hakiri ku manywa. Rero tugiye kwira. Rero igihe cyacu kigaragaza ko bwije mu buzima bw'umuntu cyangwa mu murimo w'Imana. Ikintu kigaragaza ko ubuzima bw'umukristo bwije cyangwa bw'abantu b'Imana nuko dutangira gusubira ku byo twari twararetse. Niba utarasengaga cyangwa mbere warasengaga ayitatu ugasigara wumva ntacyo bigutwaye, wakundaga guterana ukumva nta mbaraga zikujyanayo, ukaba warakundaga gufasha abantu ukumva bitakikureba, cyangwa se waranafashaga abakene n'abatishoboye ariko ukumva hari abandi babirekeye. Rero nje kuvugana n'umuntu ubitse isezerano ry'Imana, mubwira ko icyo asaba Imana kiri mu cy'umusaba. Sorry? Icyo usabwa icyo asaba Imana kiri mu cy'Imana iri kumusaba kuyikorera. Icyo usaba Imana kiri mu cyo usabwa gukorera Imana. Na Imana kibitse. Mu cyo nayo gusaba kuyikorera. Kibitse mu murimo w'Imana muri make. Cyane. aka kantu nyine barakumva. Nukuri ariko umuntu ntabwo yagasobanukirwa. Araza kukumva mukanya. Ibyo urimo gusaba Imana biri mu murimo w'Imana. Cyane ntabwo biri inyuma y'urugo. Biri aho.
mu kimana yakubwiye aho mwavuganiye aho mwasezeraniye cyagiye Imana yakuganirizaga aho mwahuriye ukuri niho ugomba kuba uri kuko ntabwo Imana yagusubiriza aho mutavuganiye ntabwo bikunda. urugero wenda uri umusore uri umukobwa uri mu bihe byiza byo gusenga, Imana iguhaye isezerano, iragusezeranyije, iguhaye isezerano iti nzakugirira neza, aho ibikubwiriye ubundi kuko ni umugabo aho ibikubwiriye niho mwagahuriye, ntabwo izaza gusange muri buwate mu kimansuro mu kabyiniro hehe utyo ngo bariho gusubiriza isezerano ryawe, ntabwo byashoboka. good. Hanyuma uyu munsi hari iyo message ushaka kutubwiraho cyane, ubwo ngiye kubana n'abantu bafite amasezerano, ubwo nutarifite n'abasaruzi, izina rya Yesaya n'abasaruzi, kuko kamemo Imana ntabwo ipfa guha umuntu isezerano ubonetse wese, ni abantu bayo cyangwa inkoramutima zayo cyangwa bizakoresha anyway, bishobora nonaha cyangwa mu gihe kizaza kariguha. ariko hari undi wigeze kuririmba ngo ntihamagara abakomeye, yego gukomeza abo yahamagaye. Ubwo rero umuntu w'Imana nimba yaraguhamagaye shikama, ntucike intege, ntucibwe intege n'ibyo ubona bitera ubwoba, by'iterabwoba rya Satani, twese bitugeraho, ariko ndagushishikariza kuguma mu murimo w'Imana, kuguma mu by'Imana yaguhamagariye. Ibiruhije abantu benshi iyi minsi ni byinshi, ibihamagara abantu benshi ni byinshi cyane, ibishaka kugusha abantu benshi ni byinshi, ubutunzi, icyubahiro, bya bindi nawe uzi bigukurura bikujyana, birahari byinshi, ariko shikama mu cyo Imana yaguhamagariye. Umukozi w'Imana tubwiye ko icyo ushaka kiri mu cyo usabwa. Karibu ngaho tuganirize. Reka tweregeze Imana kandi bahisemo neza gukurikirana buri hambere rwose, niba uri muri Yesu neza gumamo, niko muri byaririmbye. Mana Abrahamu, Mana Israheli, Mana yemeye kuganira n'imitima y'abanyarwanda n'abanyamahanga bakurikiye YouTube channel, turagushimiye Kristo Yesu ko yemeye kiza buri hambere nayo iduhuguriramo unyuje muri ubu buryo. Tugiye kuganira n'imitima y'abasore n'inkumi, abapapa n'abamama babitse umuhamagaro wawe kandi bateguye gusohoza icyo bahamagariye. Duhamagaye kwera kwawe kugira ngo gufungure imitima yacu n'ubwenge bwacu n'umubiri byose birindwe nawe, tukirukanye imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka wera w'Imana, mufasha umuyobozi, mwigisha, azabane natwe kugira amaso y'imitima yacu ahweze, tubashe kumenya ibyo twiringizwa n'ijambo ryawe. Amaraso yawe dutwikire, turatangiranye nawe uze gusozanya natwe muri urugendo wane natwe nka Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Biratuganga aho babiri cyangwa batatu bateraniye bahuje umutima, mwuka wera akaba hagati muri bo. Ari njyewe na mwene data turi kumwe ndetse n'uri kureba YouTube channel, twujuje umubare w'ubutatu butagatifu. Duhamagaye Imana Data, Umwana n'Umwuka wera, aze dushyigikire kandi ibyo twakira byose biba ari bizamura Kristo Yesu. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Sinzi intambara uri gucamo, sinzi n'ibiri kuguhinyuza, ariko humura ndacyari hahandi. Icyo usabwa kiri mu cyo usaba Imana, nuko bimeze. Ntabwo turi bujye kure kurwana n'intambara nziza. Icyo usaba kiri mu cyo usabwa. Usaba rwose Imana izagukorera urugo rwiza, amashuri n'ibindi biri mu byo usaba kwikorera. Ibi nayo rimwe bigusaba ngo ubanze uyikorere, kuko biravuga muri Matayo 6:3 ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari iki? Ari inyongera. Nanjye nkibaza, hari umuntu urajya guhaha gahahire kuri butike bumwangiza atari umukiriya? Ntawe. Ariko bashobora kukureshya, bagita nyina mareshya mugeni, nawe barakurehereje baguha amasezerano n'ibindi, ariko umunsi byaribanye. No mu kazi ushobora gutangira akazi ka avance, akagukubita avance, ariko mbere boss yabona ko yamaze kugufatisha amareshya mugeni yakuramo kugira ngo none umenye icyo ugomba gukora. Rero niyo witwaye nabi amasezerano araseswa, ariko we ntago azaseswa kubera amaraso ya Yesu. Haleluya. Aturemera ndirimbo ivuga ngo wabatinyutse ibyago byose, sinzi ibyo uri gucamo, haba ari uburwayi, haba ari ibigeragezo, haba ari ubushomeri, humura we bitinyuka ucemo, Kristo Yesu muri kumwe. Aturirimbe wabatinyutse ibyago byose, ngubu ntazakurikiye umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye
yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo rero ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Umwami mpamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa bw'iteka. have wa mwoba we nimunyihorere, namara amaje pe kujya mu ijuru. Have bushomeri, have wa mwoba we nimunyihorere, namara amaje pe kujya mu ijuru. Have bukene we, have wa mwoba we nimunyihorere, namara amaje pe kujya mu ijuru. Have burwayi we, have wa mwoba we nimunyihorere, namara amaje pe kujya mu ijuru. Amen. Sinzi ikiguhinyuza, sinzi ikikugoye, ariko kibwire ngo waramaramaje kujya mu ijuru. Rero turashaka kuganira ku ijambo ritoya riri muri Luka, ryavuga ku byo gusarura, ariko mbere ko turisoma ni Luka 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2, turaza kurisorezaho. Rero reka tubanze dusome irindi irangamo muri Timoteyo wa mbere 4:1. Yavuga ngo ariko umwuka avuga yiruye ati, mu bihe bizaza mwe bazagwa bave mu byizerwa. Si ukuva mu byizerwa gusa, ahubwo kizakurikira bazita no kumyuka, ku nyigisho z'ubuyobe. Igihe kizaza cyangwa igihe turimo. Okay, reka tubishyire mu kinyarwanda cy'ubu. Ariko mu gihe turimo hazaza ibihe birushya, bamwe bava mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Sinzi icyo wahuye nacyo, sinzi icyaguhinyuje, sinzi uwo mwaganiriye, ariko ube maso utarahuye n'izi nyigisho, kuko zireze z'abadayimoni. Kandi ikintu gitangaje, dayimoni yambaye kositimu, dayimoni zambaye imyenda, dayimoni zambaye ubututi, zambaye na hajya bazita ingoroje yandi yo mu gatuza n'ibindi. Ariko si icyo mvuga, ndavuga umwuka uziri inyuma. Kubera ko abantu biravuga ngo mu bantu harimo umwuka, ariko guhumeka ko ishobora cyose niko kuba kujijuka. Rero ndagusaba mwene data, ubu utarayobejwe n'izi nyigisho, kuko ziragoye kuziyambura, ariko hamwe n'umwuka wera aragufasha. Njye kuganira n'umuntu wahungabanyijwe n'abavuga butumwa, wagushijwe n'abahanuzi, wasubijwe inyuma n'abashumba. Kubera iki? Kubera ko mu mwuka w'abantu niba harimo uw'Imana, hashobora ko nuko Satani yashyiramo uwo. Rero iki gihe tugezemo kisaba abantu bafite amakuru y'ukuri avuye ku Mana ya Isiraheli, kubera ko nyuma ya Kristo nta yindi Mana ibaho. Umuhuza dufite w'Imana n'abantu ni Yesu, ni Kristo Yesu. Rero mwene data, ushobora ko ari isezerano ufite wahawe n'izi nyigisho twahoze dusoma, ni Yohana wabivuze, Pawulo nawe abisubizamo. Rero mwene data, ndagusaba iki? Bamaso, wibuke uko wahamagawe ukimeze, usubire ku isoko, ubaze Imana, se Mana, iri sezerano njya kuvamo, ibi bambwiye ko uyu mugabo atari uwanjye tubyaranye gatatu, koko ni Imana yavuze cyangwa ni abantu bavuze? Ese ni abantu bavuze cyangwa abadayimoni bavuze? Arizo za nyigisho z'isi y'umwijima ari ndi kuvuga. Rero abantu bahumekerwa, dufite ikibazo mu nzu y'Imana cy'imyuka y'abarangi igiye kumara abantu. Abarangi bisha abantu bene data, kubera ko bafite amaso, barareba, banasoma Bibiliya, nicyo gihe niko kaga dufite. Ariko uhagaze neza, uw'Imana yahamagaye, ntazakangwa n'indi myuka. Amena. Ikabumbe Bakorino 2:4-3. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe ku barimbuka, niba butwikiriwe, niyo bukugusha, uri mu barimbuka. Niba urimo uragushwa n'inyigisho zo mu nzu y'Imana. Kuri Yohana igihe byari byamuyobera amubwira ngo hahirwa ibyanjye bitazaba. Nuko Yesu yavuze. None Pawulo yanditse Abikorino 2 umurongo wa 2, Abikorino 2 umurongo wa 3 niho dusomye. Niba ubutumwa bwiza uri kumva bugutwikiriye, budatuma ushaka Imana,
bugukura mu byizerwa urebe neza ko utari kurimbuka. Iri jambo riteye ubwoba. Niba inyigisho wahawe zigusubiza mu byaha, zivuga ngo nta kibazo, Yesu byose yarabirangije ku musaraba, ucunga uri kugana ni ubuntu n'ibindi, ariko twumvikane uko ijambo ry'Imana riri kutubwira. Niyo bugutwikiriye bukagupfundikira bugatuma utakireba, udakorera Imana nk'uko yayikoreraga, urebe ko utari kujya mu barimbuka. Tusome twumve Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 tujye kuri 6. Iri jambo wihangano ryombe, simbizi inyigisho uri guhabwa, sinzi n'ibyo umaze ureba, ariko ni Imana yemeye kufungura ino cano kugira ngo iri jambo ryumve. Ibigukura mu byizerwa bikubwira ngo nko gakeya nakave ko yakumaze gutunga amafaranga, urushyamo ibice 4 uhere ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, niba budutwikiriye gutyo, butwikiririwe abarimbuka, abangaba bafite agatambaro kabatwikiriye, ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Nukwanga abakozi b'Imana twebwe turi abagaragu b'Abakristo ku bwande, ku bwa Yesu. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze gutya se, kuko tubwiriza abantu ibyacu, oya si amafaranga yanjye, si icyubahiro cyanjye, oya nta muntu wanjye, ni uwa Yesu. Kuko bitari ibyo turagera imbata abana b'abantu, kandi wakatubase ni Kristo, turi kugira imbata abantu bacu. Ugira ikinyarwanda gikomeye, niyo mpamvu nkunda gutega amatwi. Nukwanga umuntu arakugira imbata ye, ukawubata y'idini cyangwa inyigisho aguha, ariko wakabaswe na Kristo. Bitari ibyo ubutumwa bwiza ntakubwiye ngo imitima yacu turatwikiriwe, kuko wakaduhumuye ni Kristo. None hari ikindi gitambaro twambaye. Soma wumve 6. Imana yategetse umucyo uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikire ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo. Ngimurikisha ubwenge bwo kumenya ubwiza, knowledge buri Imana yacu. Nuko ngo utwikiriye ni wabona ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abafarisayo ngo mufite amaso nimureba, buri ikintu cyaguhumya amaso ni wareba ejo hazaza. Rero Imana ifashe iki gice cy'ubwenge gitwikururwe mu izina rya Yesu. Dusomera muri Hosea 4:6 wumve ko ijambo ry'Imana rivuga. Nene data amaso kabisa, Imana ashaka kuvugisha. Hosea ibice 4 umurongo wa 6. Umurongo wa 6 bavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Ngaho mbe ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Kandi turahumye, turatwikiriye. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. None ibi ni ibyanditswe byometswe n'Imana, niko bitubwira, bijyumara kutwigisha no kuduhana, kandi niko kuri. None ijambo yatubwiye ngo ubwoko bwanjye ni Imana iri kubabara, nta kindi kiburumbuye, so ko batari abahanga barize amateoloji n'amapeche de barafite, ariko igice cy'ubwenge bw'Imana aricyo yo 28 yanditse ngo dore ko Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byandiko kujijuka, kijye kuturimbura. None umva ntabwo kireba pagani, ubwoko bw'Imana ubuhese handitse abaririmbyi, ubutambyi n'abavuga butumwa n'abashumba n'abandi bameze batyo. Rero abatambyi b'Imana niba bafite icyo kibazo,
ariko si bose, ndavuga muri Ghana na Bangladesh. Mu Rwanda no mu Burundi tukabeshya tujya tuvugisha ukuri. Na hano barahari nacyo. Reka naho tuhavuge. Baturimo Bari muri twe baraseseye, niko Paul yavuze ngo ni bamugane bameze nka butuku ne waciye mu idirishya kikubita hasi, ariko nabo baraseseye bari muri twe. Abo ngabo ngo banyaga abagore badafite imitima ikomeye kubera ko wabatumye nawe ni umunyabinyoma, ni Satani. Dusomye mu Bakorino ba mbere 11:13 naho birasobanura abo bakozi abari bo. Rero wadusomera tukumva kugira ngo bamugane umuntu agiye. Bakorino ba mbere 11:13. 11:13 haravuze ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma. Abo nyine batwara bo ni abakozi bariganya bagira bigira intumwa za Kristo, kandi byo si ibitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Bene abo nta bandi nyine bari mu nzu y'Imana, ariko si igitangaza ko na Satani yakindura marayika w'umucyo. Ari wese wabo nibo ba bose, buri wese aburanira so mubyara. Ariko hanga turi kuvuga ngo muwe maso bene data, nibo warahuye n'izo nyigisho za bene abo bahumekewe n'uwo mwuka. Rero wiva ku Mana wituma iby'Imana bivamo birambirwe, vuga ngo barantuburiye cyangwa banekeye imitwe. Wahuye na bamwe muri abo, ntabwo wahuye n'abakozi b'Imana bose. Nijyane ngo umukobwa umwe agatukisha bamubi agatukisha bose. Rero ugurukanye umutanya wa mugane se ubuciye, kandi uvuze ko nyir'ubwo yapfuye se ubumwishe. Ndimo nakubwira ngo wirenganya abakozi b'Imana, wibasebya, wivuga ngo ibintu by'Imana bivuyemo. Ahubwo garukiraho ushaka Imana neza iguhuze n'abantu bazima. Kandi hari ibintu muri gusengera bitakiri ku Mana, biri ku bantu. Ntabwo ibintu byose usaba Imana, ibisubizo by'abantu barimo gusengera bikaba biri ntabwo biri ku Mana byose. Rero ukeneye gukora isengesho riguhuza n'uwo muntu, n'umuntu wawe, umuntu wawe marayika wawe cyane ari wowe wabwe twakwita marayika wawe. Ariko menya ko ibyo usaba Imana byose iri mu byo usabwa, kandi mu cyo usabwa n'iki kirimo kuba maso, ukirinda inyigisho z'ibinyoma, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, Imana ikaguhuza n'uwo muntu ufite ibintu byawe. Amen. Turasoje dusome rya jambo twaherewe ryo muri Yohana bice Luka plutôt Luka ibice 10:1 n'uwa 2. Rwose ni byiza cyane ko butumwa bw'ubwami bwacu bw'umwami Yesu tuvuga. Luka ibice 10:1 n'uwa 2. Ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Numva ikibazo Yesu afite kwa ngo umurimo w'Imana reka tugire umurimo ni mugari tugire isi yose. Ariko Imana ifite iki kibazo, nubwo ubwoko bwayo bugiye kurimbuka buzira kutamenya, ifite ikibazo cy'abakozi. Irashaka kugukoresha kuko irabona ibisarurwa birezi ariko abasaruzi ni bake. Rero nawe wasarura umusaruzi ukaba urimo urahura n'izi ntambara ukubitwe hirya no hino kuko nturi gukora icyo Imana gushakaho. Ahubwo wowe urimo urayibreminga, urimo uracira urubanza, Mana waranyanze, warantaye, ibi ni ibi bigeragezo. Ese urimo urakora icyo Imana gusaba? Kubaza imyaka 8 muri church, kumaza imyaka 20, ubuye bugingo watangiriye waje bugiye kurimbuka wazaniye Kristo. Ese ninde muntu waganirije, ninde watuje, ninde niwe munyagwaye imbere y'Imana? Cyangwa turashushe nebe ku cyumweru, ku wa kabiri, ku wa kane bikarangiriraho? Unyibukije hari umuntu wigeze kumbwira ati ubwo wagwaga, kuko nigeze kugwamva mu nzu y'Imana. Ubwo wagwaga ni wowe wari cyitegererezo cyanjye, ati wabaga uhagaze imbere y'Imana ushima gutera haleluya, ati nashimaga Imana mu mutima wanjye. Ati ku kantu gato kose wabaga Imana yagukora, nimba Imana yagukije marari ugatera haleluya ushima Imana, ugateranya iteraniro ushima Imana. Ati byatumaga numva nkomeye. None nguye ubwo no kuvuga nawe naramugushije. Nuko birashoboka ko nawe waba uhagaze mu nzu y'Imana harabugusha
cyangwa hari abo utuma bakizwa bakomera mugakiza ariko wabivamo ntumenye ko hari umukumbi w'abantu ujyanye. Rega abe ntabwo bira pasiteri gusa, ibi birakorana n'umuririmbyi nawe muhanuzi nawe rwose protocole kwakira abantu kwawe neza. Hari abo bituma begera Imana ariko kubikora nabi gato. Paulo yaravuze ngo winde ku bwawe no kubw'ubutumwa bwiza. Rero urumva uyu mwene data aduhaye ubuhamya bwiza, yajyaga ashima Imana atari haleluya abantu bagafashwa, ariko umwanzi amurashe gato imbaga y'abantu bose iramanuka baragwa. Kandi ubwo ubona wakubwiye abona hagararaga imbere yose bafashwa baraguye icyo gihe baraguye. Mumbabarire abo nagushije uyu munsi ndashima Imana mpagaze imbere yanyu mbashimira Uwiteka ko agira neza kandi abari mu rugendo turi kumwe. Yesu ashimwe. Imana iguhe umugisha. Ndabashimiye abantu mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ndimo nsoma ijambo ubwo wabonaga ntuje, ijambo riri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Titire ravuga ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi, ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umuntu wumvishe iri jambo rikaba rimukoze ku mutima urikomeze ntirigupfira ubusa, kugira ngo ubashe kubakira ku rutare rwiza ari we Yesu Kristo umwami wacu twizera. Turagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro kandi tugusaba gukora share, like na comment kugira ngo tubashe kumenya nimba cyagufashije cyakunejeje. Byaba byiza nimba utarakora subscribe uyikoze kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, uri umukozi w'umuhanga, ivuze biraba wategeka bigakomera. Niwe waduhamagaye, duhamagarira mu murimo wawe. Umurimo wawe ni mugari niko ijambo ryawe ritubwiye. Duhagaze hano si ku bwacu, tuvuze kutari ku bwacu, ntabwo twiyamamaje, ahubwo nyemerera ubwami bwawe bwo bwamamara mu izina rya Yesu. Wagize neza, twe turateye duteye imbuto, nyemerera umwuka wera bari wo kwimeza kandi bashe kugira benshi akamaro, imitima ya benshi bashe guhinduka, tubashe kumenya icyo dushaka kumamana nijoro. Uri Imana igira neza, nyemerera amaraso Yesu tugote. Dusengeye abarwayi bari muri twebwe, umuntu urwaye umukize mu izina rya Yesu. Hari uburwayi Satani ateza abantu, turabukuraho mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Turakuraho gukiranirwa kose kw'imirimo ya Satani yose mu izina rya Yesu. Umuntu uzadukurikira wese azagubwe neza kandi uwizera ijambo akizwe naryo kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Urakoze nyagura ko nguma Imana, byose mbisabye mu izina rya Yesu nizeye. Amen. Zaburi ya mbere.